Hello nshuti zanjye, mwiriwe neza, abandi muraho neza, abandi mwaramutse, abandi amakuru y'iminsi bitewe n'igihe uboneye iyi video. Ntago nzi niba uyibonye mu gitondo, ntago nzi niba uyibonye nimugoroba, ntago nzi niba umaze iminsi utaboneka kuri iyi channel, cyangwa se ntago nzi niba ari ubwa mbere uhageze. Ariko niba ari ubwa mbere uhageze, ndagira ngo nkwibutse ngo ahangaha ni kuri Skillnet Rwanda. Yes, kadime gutinda, ahubwo ndi kubaza se waba ukeneye akazi nk'uko uri kubira kuri screen yawe. Rero kane kuvuga amagambo menshi, aho wageze ni kuri Skillnet Rwanda, ishuri ry'abanyarwanda twigisha abantu iby'ikoranabuhanga, tukababwira aho ushobora applying ukabona akazi mu bijyanye no kwiga. Naho tujya tugushyiraho amavideo akwereka aho wabona akaburuse cyangwa se scholarship ukapplyinga. Then nangaha nkunda kwibanda kukuzanira ibibazo n'ibisubizo by'ibizamini, cyane cyane ibya psychometric ku bantu bakora ikizamini cy'akazi ka leta. Urabizi ko mbere yuko ugira ngo ukore urabanza ugakora psychometric. Rero ibibazo n'ibisubizo bigiye biri kuri iyi channel, ugenda usacinga ibibazo n'ibisubizo kuri iyi channel bigiye bihari, kandi tuzagenda dusubiza n'ibindi byose mugenda mubaza. Uyu munsi rero mbazana itangazo nko muri kureba kuri screen yanditse ngo Repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigali. Kamasomera iri tangazo, niba wumva uri qualified wigire kwisabira iki akazi. Itangazo ry'akazi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buramenyesha abantu bose babyifuza kandi bujuje ibisabwa ko bashaka gutanga akazi ku bantu 116 ku myanya y'abagize urwego rushinzwe kunganira ubuyobozi bw'uturere mu gucunga umutekano mu mujyi wa Kigali DASSO. Kugira ngo umuntu yemerwe kwinjira muri DASSO agomba kuba yujuje ibikurikira. Tega amatwi wumve ibintu ugomba kuba wujuje niba uri interested, wumva ushaka kuba DASSO mu mujyi wa Kigali, wumva ibyo urugusabwa n'ubu bifite, turakubwira naho uri bubidepose ubundi baguha akazi. Cya mbere, kuba uri umunyarwanda. Cya kabiri, uwabisabye ku bushake cyangwa se uwo muntu kuba ari umunyarwanda yabisabye ku bushake. Ikindi, ugesheje nibura imyaka 18 y'amavuko kandi ukaba utarengeje imyaka 25, ukaba uri ndakemwa mu mico no mu myifatire, utarigeze ukatirwa igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6 mu rubanza rwabaye ndakuka. Icya gatandatu, ufite impamyabumenyi y'amashuri nibura 6 yisumbuye cyangwa ufite iyo binganya agaciro, no kuvuga iyo bita equivalence. Ushobora kuba mu kindi gihugu cyo hanze utarize mu Rwanda, ariko bakaza bakugashaka icyo bita equivalence. Icya karindwi, ufite ubuzima bwiza n'imbaraga kugira ngo ushobore gukora imirimo ya DASSO. Ibyo byangombwa rero cyangwa se icyo kibigaragaza ko ufite imbaraga, ufite n'ubuzima bwiza, bigaragazwa n'icyemezo cya muganga gitanzwe na muganga wemewe na leta. Icya munani, kuba utarigeze wirukanwa burundu cyangwa ngo usezererwe mu bakozi ba leta. Icya cyenda nacyo cya nyuma, kuba waratsinze cyangwa se kuba uzatsinda ibizamini byo kwinjiza abakozi muri DASSO. Ibizamini bazatanga n'ubitsinda wujuje ibisabwa byose, bivuze ngo naho bagutangira nyine imitego yose n'ingiyi ari imitego yose uzaba yisimbutse uyirenze, uzahita wisanga hehe mu kazi. Yes, reka twihute tujye ku nyandiko. Rero ntabwo ndi gushaka gutinda muri iyi video uyu munsi. Ndashaka kubabwira ngo inyandiko zisaba akazi zigomba kuba zigizwe n'ibi bikurikira, nabyo reka ubibone. Icya mbere kigomba kuba kiri mu nyandiko isaba akazi, ibaruwa yandikiwe umuyobozi w'umujyi wa Kigali igaragaza akarere kamwe usaba yifuza gukoreramo. Uzafata ibaruwa uyandike, uyandikira umuyobozi w'akarere kamwe, kuko ntabwo uzandikira umujyi wa Kigali wose. Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere 3, wowe uzahitamo ako wifuza gukoreramo, nurangiza wandikira umuyobozi ugize gute, umuyobozi wako. Icya kabiri nuko ndeba babicutse. Icya kabiri kikaba icya gatatu. Icya kabiri kiravuga ngo ni fotokopi y'indangamuntu. Indangamuntu yawe uzafotora fotokopi nawe ishyirahamwe n'iyo baruwa. Icya gatatu, fotokopi y'impamyabumenyi cyangwa se diplome yawe cyangwa se equivalence yawe ufite y'amashuri yisumbuye 6. Icyemezo gitangwa na muganga wemewe na leta cyerekana ko ufite amagara mazima. Abantu badafite amagara mazima, akazi nagara kanyu mwihangane, ntabwo nababeshya ngo buri wese ngo ni applying ya. Ufite icyo cyemezo gitangwa na muganga kigaragaza ko ufite ubuzima buzima kandi ukaba ufite imbaraga zishobora nyine kuba wakora akazi kandi ka DASSO.
icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'umurenge utuyemo. Uwo murenge wawe ugomba kugenda ugasaba iki cyemezo ukagenda ubyitwaje. Ubwo rero ibi byangombwa bigeze muri 5 bitegure neza, ibyo udafite ujye kubishaka. Ubundi ngiye kukubwira igihe cyo kubitanga ndetse n'igihe ntarengwa kugira ngo bishyiremo hakiri kare, utazisanga igihe cyawe cyaragize gute, cyararenze, ugasanga muri abantu 116 hari nawe wasanga urimo, ahari nawe akazi kawe imiryango yawe yabifungutse uyu munsi. Ndakwinginze wicike intege ntugacike n'igihe ugerageza hose, kuko ntabwo ubuzi ngo imiryango yawe izakingukira hehe. Noneho inyandiko zisaba akazi zizagezwa mu bunyamabanga bw'akarere usaba akazi yifuza gukorera. Murumva uzabitanga mu bunyamabanga bw'akarere kuva ku wa 15. Iyi video ndi kuyikora uyu munsi ku itariki 15 nibwo nayikoze. Abonye itangazo rigenda abandi ritangazo ngomba kubara kurigeza ku bantu banjye ku itariki ya 15 uyu munsi. Iyi video nibwo ndi kuyikora, bivuze ngo abambere sasa batangiye no kugezaho ibyangombwa. Nawe rero aho uyiboneye ihitugira gute, tuyishyiraho kugeza kwa 21 cyangwa se kwa 21 z'ukwa 2026 nibwo ibyangombwa byawe bigomba kuba byageze ku karere wifuza gukoreramo, kandi bigakorwa mu masaha y'akazi guhera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Cyangwa se noneho akantu keza hano gahari, ushobora kuba utuye mu ntara utari mu mujyi wa Kigali, ibi document byawe cyangwa se dokima zawe ugomba kuzohereza kuri email y'akarere. Hano baduhaye email zigera muri 3 z'uturere 3 tw'umujyi wa Kigali. Iya mbere ni akarere ka Gasabo, baduhaye iyo bita info@gasabo. Numva dore ngiye urabibona muri screen yawe, baduhaye info@gasabo.gov.rw. barongera baduha Kicukiro, baratubwira ngo info1@kicukiro.gov.rw. barongera baduha Nyarugenge, info@nyarugenge.gov.rw. Uturere 3 twose baduhaye Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge, nitwo turere tw'umujyi wa Kigali uko ari 3. Ubwo rero bitewe nako wifuza kuza cyangwa wumva wakoreramo nako wumva wawe usabamo akazi, niho uzohereza document zawe. Ibi ngibi rero bikorewe i Kigali ku wa 12 z'ukwa 2023. Itangazo ryasohotse ku itariki 12 n'ejo bundi ku wa 5 hashize. Ubwo rero niba uri interested gera gute, applying atanga ibyangombwa byawe wisabira akazi. Umuyobozi wasinye kuri itangazo bamwita Bahire Stella, umuyobozi mukuru w'ibikorwa by'umujyi wa Kigali. Ndabakunda cyane rero, niba iyi video iramutse ubona nyine uri interested ni wa applying, kandi niba hari umushuti wawe uzi ushaka wenda wowe uyibonye ufite akazi ariko hari abantu badafite akazi, hari abantu bifuza akazi, hari umuntu ugeze wumva kubwira ko akeneye kuba yaba daso, ndagira ngo ubwira ngo niba iyi video uyibonye kandi ukabubona ari ingirakamaro, kandi subscribe niba utarabikora no wese nzikurikiye no bwa mbere, kandi like ushyire muri comment uvuga ati iyi video yari ikenewe, cyangwa se uvuga ikindi kintu umva twazagukoraho muri iminsi. Kuko kuri Skillnet Rwanda twigisha abantu gukoresha ikoranabuhanga kenshi nkabarangira akazi, nk'ubu kwandika email, kohereza ibintu kuri email, ushaka kutazi kubyatacinga ngo ubishyire muri email ugiye kohereza. Rero ibyo nabyo uramutse ufite ikibazo wahita ugira gute, wabishyira muri comment, kandi ukaba hari niba wabajije ikibazo. Hari abantu bambaza ibibazo muri comment ahari bagahita bigendera. Niba ubajije ikibazo muri comment jya wihangana usubireyo urebe ko bagusubije. Niba ari ikibazo narufite cy'amatsiko jya usubira kuri ya comment watanze, wongere urebe ko bagize gute, bakoze icyo bita reply twagusubije. Kurumva na comment ngiye najya nsubiza, umbajije ikibazo ndagusubiza. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo reka duhure mu zindi video z'ubutaha. Ndabakunda cyane mwese. Ciao ciao.